umutima urawuvura ubugingo mbimbohore y'amakosa n'amafuti ibyahinye ngo zinsinda yarabimbabariyeyo ngewe ubusa umwe wa kera. Oh Yesu we uri inshuti nziza uri mwiza yo undutira abandi wita kumbabare mwami herega ni wowe urenze wita kumbabare mwami herega ni wowe urenze. Urugero ngo Lazaro Yesu yamuzuye ari we wenyine wapfuye. Ntabwo Yesu yazuye Lazaro gusa, yazuye hari umwana yazuye ntabwo ndi kumwe mwana rwa gicuri aho yavuze ijambo ryitwa tarisa kumi bivuga ngo gakobwa byuka. tarisa kumi ndabyibutse. Ubwo mbese ni nko kuvuga ngo Imana yacu ntiyanga umunyabyaha ahubwo yanga icyaha. Imana yacu ntiyanga umunyabyaha, yanga icyaha. Ariko noneho iyo uretse icyaha cyangwa se iyo ubwiye Imana ngo ikubabarire irushaho kukwishimira cyane. Murakoze. Icyo dusabwa ni ukugarukira Imana. Icyo dusabwa ni ukugarukira Imana, kandi rwose mbasabe mbinginge umuntu utaragarukira Imana agarukiraho, kuko mu Mana hari amahoro, mu Mana hari ibyiza, mu Mana hari umutuzo, mu Mana hari ibyiza byose. Uyu ni wo mwanya mwiza wo kugarukira. Uyu ni nonaha, biremwe nonaha. Bikore none ejo sahawe. Yego, kariyeri yanjye ndayibona nkurikije uko imbere byari byaranze, ubu ngubu nkabona ngenda mbikora byemera gake gake. Mbona Imana ibirimo, kariyeri yanjye ifite ahazaza kandi imbere ni heza. Imana ibirimo rwose, nijeje abanyarwanda ko ngiye kubereka umuziki kandi mwiza. Murakoze. Ladies and gentlemen, nizere ko meze neza. N'umuhungu wanyu OZEY none ndabasuhuje nanabaha ikaze kuri channel yacu. Abantu mudukunda amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali na diaspora, mumeze mute? Nizere rero ko aho muri hose mumeze neza. Uyu munsi twakiriye gospel music artist. Tukaba twamwakiriye kuri OZEY TV, aho tuvuga ngo show mpaka last. Twakira aba gospel, twakira abakora music isanzwe, twakira abantu bose bafite talent, yaba ya music, yaba iyo guhanga udushya. Icyo upfa wowe no kuvuga ati ibi bintu ni tara. Iyo tara yawe rero yizana tukayiscreeningira abantu cyangwa se tukayereka abantu. Uyu munsi rero twakiriye gospel music artist, akaba agiye kutwibwira ubundi tukaganira nawe tukabana nawe uyu munsi. Nizere ko rero ari tayari. Ndi tayari. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mushyikirano Richard, izina ry'ubuhanzi nitwa Richard Munsi. Murakoze cyane OZEY, ndabishimiye cyane kandi abadukurikiye nabo ndabashimiye cyane. Murakoze mwese hamwe, witeka duhana umugisha. Murakoze. Rero dutangira wibwira abanyarwanda, umaze kubabwira amazina yawe ko witwa Richard Mushyikirano, ariko ay'ubuhanzi ko witwa Richard Munsi. Yes. Ndagira ngo ubanze ubakubita agapera. Ubundi umuhanzi afite umuhanzi cyangwa se bano bantu bakora ibisigo, aba bantu mbese uko byagenda kose abantu bari mu gisata cy'ubuhanzi, kwibwira abanyarwanda no kubaha akantu ipresente nk'umuhanzi. Yes. N'urukundo ruhebuje rwa rundi isi yatwimye, rumwe rwemeye ikirara yararumpembuje nanjye, dore nta n'ubu kutwitaho si nk'abandi bose, yangize umwana mu rugo kandi ngonge ntabikwiye, dore utanga andi mahirwe harabanzura ko ntayo, ngo uwatakaje agahomba ngo kwegura umutwe ntako, mu nzira abo badakeka abantu batumva, n'uwapfuye uramuzura nanjye uko niko wangenje. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Utangiye uririmba ngo nawe niko yakugenje. Ubwo iyo ndirimbo bayita ni wowe urenze, siyo? Yego, yitwa ni wowe urenze. Ndirimbo nshyashya mwasanga kuri Richard Munsi ku ma social media platform yose acuruza umuziki. Okay, turatangira tukubaza ikibazo cya mbere. Yego. Richard Munsi ni muntu ki? Richard Munsi ni umupapa ufite umugore umwe n'abana babiri. Umugore wanjye yitwa Iradukunda Fifi, abana banjye umukuru yitwa Ineza Ganza Alvin, umutoya yitwa Shami Amir Edidia. Murakoze. Uri umupapa turi kuganira nawe? Ndi umupapa rwose. Okay.
njyewe n'uyu mugabo rero turaziranye kuva 2015 Yeah. kuko twize mu high school ahantu hamwe. Ubuzima bwo kuba umupapa urumva mu buzima bw'ubusore bwo ndakuzi, ariko ubuzima bwo kuba umupapa bimeze bite ibyo bintu? Ubuzima bwo kuba umupapa donc ni ubuzima nk'ubundi. Icy'ingenzi ni ugusobanukirwa responsibility cyangwa se gusobanukirwa n'inshingano zawe ukazikora neza ukagerageza, naho ubundi ni ubuzima nk'ubundi bwose, ahubwo kuba umupapa ni byiza kurushaho. Murakoze. None se ko bajya bavuga ngo gushaka umugore ni byiza ariko bikaba akarusho iyo umuretse? Okay, biterwa n'uburyo mubanye. Kandi byanditse muri Bible. Ndabyemera, ariko nanone kumushaka ni ngombwa. Gushaka umugore ni ngombwa. Ni ngombwa ku ruhande rw'umuntu, ku ruhande rwanjye byari ngombwa. Okay. Reka noneho dukomeze ku gisata cyangwa se turebe ku cyakuzanye uyu munsi. Ndashaka usangiza abanyarwanda icyakuzanye n'icyo ubazaniye, unababwire ni wowe sibyo urenze. Song inspiration yavuye kuki kugira ngo uhitemo kuririmbira Imana kari irenze nyine basangize? Yego, murakoze. Ndavuga bwa mbere wenda ndatangira mbibwira, hari abambonye bwa mbere, ndi umuhanzi wabitangiye kera ndi muto mu makorari nk'abandi bose of course, ariko nyuma hari n'igihe naje kujya muri Sekera Music muri za 2007 witi indirimbo nakorewe na Reclick icyo gihe, ariko bitewe n'amasomo nakomeje kwiga, nasubiye kwiga sinongera gusubira mu muziki. Igihe ngarukiye ejo bundi 2024 narongeye nza nkora umuziki ariko ndirimba gospel. By'umwihariko mu ndirimbo nakoze akaba arimo iyi turi kuvuga yitwa Ni wowe urenze. Ni wowe urenze. Rero iyi ndirimbo icyo nashaka kuvuga ko Imana ari irenze. Imana niyo iri hejuru ya byose. Imana niyo ishobora guhindura ubuzima bw'imbere mu muntu kandi igahindura ikagera no mu buzima busanzwe. Cyane cyane by'umwihariko iyi ndirimbo na focusingaga ku buzima urubyiruko rubamo. Mvuga nti urukundo Imana rwa rukundo rwahawe ikirara ni rwo yampembuje nanjye. Bivuze ngo n'ubuzima bwo kuba ikirara cyangwa se n'ubuzima bwo kurekwa, ubuzima bwo kwangwa cyangwa se ubuzima bwo guhomba, Imana yabugukuramo ikagushyira mu buzima bwiza. Murakoze, nibyo ngibyo navugaga. Okay. Rwa rukundo Imana yahaye ikirara. Yego. Akenshi abaririmbyi yo mukora iyo muririmba cyangwa se mushyira inyandiko mu magambo kugira ngo abantu tuzumve, musa nkaho mwajimije. Iyo uvuze ngo rwa rukundo Imana yahaye ikirara, ni cya kirara tuzi cyangwa ni ikindi kirara washaka kuvuga? Murakoze neza. Wenda abantu baba mu bintu bya gikristo cyane bazi inkuru ya Yesu Kristo yigeze avuga inkuru y'umwana w'ikirara. Inkuru y'umwana w'ikirara ni inkuru iboneka muri Luka, ndakeka ni ibice 15 ibice 15 umurongo wa 30. Havuga neza ukuntu abana babiri, umwana umwe yasabye ise 8 akagenda akawupfusha ubusa bikarangira, ariko nubwo yapfushije ubusa agahura n'ubuzima bubi, nyuma yaragarutse aho yagiye kuragira ingurube akifuza no gusangira. Aho yagiye akaragira ingurube akifuza no gusangira nazo, ariko byageze igihe yisubiramo aravuga ati kwa data abagaragu bararya bagasigaza, nanjye reka ngende nsubire kwa data wenda nashaka nyakire nk'umugaragu. Ariko ise ntabwo yigeze amwakira nk'umugaragu, ahubwo yamwakiriye nk'umwana mu rugo. Urwo rukundo rero se yahaye umwana ni rwo rukundo tugereranya n'urukundo Imana ikunda abantu, niyo baba ari abanyabyaha, niyo baba barakoze ibyaha, ni urukundo Imana iha abantu bemeye kuyigarukira. Urwo rukundo rero nirwo navuze nti rwa rukundo yakije ikirara, nirwo noneho nanjye yampembuje. We abanyarwanda bazi ijambo guhembura. Guhembura ni umuntu warubabaye cyangwa se azahe cyangwa se ari mu buzima bubi, noneho guhemburwa bikarangira ahawe ihumure cyangwa se ashyizwe ahantu yifuzaga. Murakoze. Okay. Nizere ko ahantu shiza akadomo kandi binumvikanye neza. Yego. Ubu ngubu uyu munsi Mr. Richard ufite indirimbo zingahe umuntu azikeneye yazibona? Uyu munsi mfite indirimbo kuri YouTube, hari indirimbo 5 ariko enye nizo mfitiye amashusho. Murakoze. Kugeza isaha ziri kuri YouTube, ariko kino cyumweru ziraba zageza no kuzindi mbuga zose. Murakoze. Kuri mbuga zindi zose zicuruza umuziki. Nizere ko abantu mukunda umuziki mwiza, abantu mukunda gospel music nziza, abantu mukunda ubutumwa bw'Imana, ubutumwa bwa Yesu Kristo bunyujijwe mu ndirimbo. Mwagenda mugakora subscribe, ikindi mugasacinga ijambo Richard Munsi. Hagati aho tukiraho kuba umuntu yakubona iyo Richard Munsi. Yego.
bivuze iki, biva kuki? Kuko okay, biragoye kugira ngo ubone umuntu witwaga Richard amazina y'amanyarwanda akomerezeho rimwe ariko yongeremo akandi kantu. Yego reka mbisobanura. Ubundi nge nkuko twatangiye nivuga nitwa Richard cyangwa se Richard Mushyikirano. Noneho urabona Mushyikirano Richard. Ubwo rero impamvu nise Richard Munsi nuko turi mu isi, indirimbo turirimba ni indirimbo zigomba kwambuka imipaka, zigomba kugera kure. Mushyikirano ni Munsi, ni Mushyikirano nahenye Munsi, Richard Munsi. Ubwo Munsi ni Mushyikirano kuko urabona ntabwo umunyamahanga kugira azafate izina Mushyikirano ni ibintu by'inyarwanda, ni ibintu bigoye. Umunyamerika cyangwa se umunyakenya cyangwa se n'umugande wa hano hirya biragoye kugira afate ijambo Mushyikirano, ariko kuvuga Richard Munsi ni ibintu byoroshye ku muntu wese, kandi uwo niwo muziki twifuza gukora. Ubwo nibwo butumwa bwiza tugomba kwamamaza, kuko Kristo yaravuze ngo ubwo butumwa bwiza bw'ubwami nibumara gukwira ku isi yose imperuka izahera ku isi. Ubwo butumwa rero nta bandi bagomba kubwamamaza, ni twebwe twarabitoranyirijwe kandi twarabyemeye. Murakoze. Cyonzi uyu munsi n'udakizwa araza gukizwa. Mr. Richard, yego utubwiye ko wakozeho indirimbo za secular music mbere mu gihe kishize gato, ariko uyu munsi ukaba uri gukora music, ni music iri gospel cyangwa se himbaza Imana. Niki cyagusunikirije kugira ngo uve muri secular music ujye muri gospel music? Wenda buri muntu agira umwihariko we. Nge nta kintu kidasanzwe mu by'ukuri kigeze kibaye navuga ngo hari ikintu kiri special cyangwa se kidasanzwe cyambayeho gituma mvuga ngo ndetse gukora sekira ngiye muri gospel. Ahubwo ngiye nafashe umwanzuro ku ruhande rwanjye, naricaye nisubiramo ndareba cyane ko ngiye umuziki nanakoraga icyo gihe ntabwo wagiye neza nkuko nabishakaga. Bisobanuye wenda bisobanuye ngo ngiye narisobanukiwe nsanga Imana ifite ahandi yanshakaga, mpita mvuga nti ibi bintu n'ubundi ndabikoze. Ntangira umuziki natangiye igihe abandi nabo batangiraga, rekana n'abavuge ntacyo bitwaye. Igihe ba King James batangiraga, igihe ba Meddy batangiraga, kandi na producer dukorera ari umwe, ariko ngiye nkabona biri kugenda gahoro, ariko sinabyita impamvu personnel isanzwe, ahubwo byarangiye byaterwaga nuko ngiye hari n'ibindi byinshi wenda birimo n'amasomo nagiye gukomeza birangira. Noneho umuziki mbaye nkuretse mara igihe kinini. Mu gihe cyo kubaho ntari gukora umuziki nibwo naje kwinjira mu navuga gute, naje kwinjira muri eglise cyangwa se kwinjira mu abari kubyumva barabyumva mu bintu by'Imana cyangwa se mu gusenga. Naje kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, birangira mu buzima bwanjye, birangira mfashe umwanzuro no kuvuga nti Imana yampaye impano, ngiye nta kindi mbona nayihemba nkurikije ibyo yankoreye mu mateka yanjye y'ubuzima bwanjye, mu bugingo, mu mubiri, kangira nk'umupapa nkuko twaze tubivuga. Nta kindi ikangira uwondi we. Ubu nta kindi mbona nashobora kuyikorera, reka impano yampaye nyikoreshe nyihimbaza kandi nzana n'abantu kuri yo. Murakoze, nicyo cyatumye mfata. None se nk'umuntu music y'icyo gihe za 2009 za 2010 za 2011 yari irimo bano bagabo uvuze n'ubundi mentionings ba King James, ba Meddy, ba The Ben, bakoranaga na Lick barimo na ba Tough Gang. Music yabo icyo gihe kuko imiziki mu Rwanda yasaga nk'itamenyerewe, iyi new generation bari bazanyemo. Bese amarusho mashya bari bashyizemo icyo gihe yasaga nk'atamenyerewe mu Rwanda, kuko mu Rwanda twatumenyereye za Karahanyuze, twatumenyereye Imara, bari abantu basa nkaho bakoze evolution y'umuziki nyarwanda. Nibaza ngo wowe icyo gihe wari uri kumwe nabo, uririmba, kuki umuziki icyo gihe niki cyakudekuraje cyatumye ucika intege ukavuga ati kangendemo gake? Nyuma yo kugendamo gake aho ugarukiye ukavuga ati kanikorere gospel music, haba hari ikintu runaka cyakudekuraje muri icyo gihe? Murakoze cyane. Wenda nkuko unabavuze, sinzi niba bamwe banyibuka. Kwa Click narahageze icyo gihe twari turi muri F2K Nyamirambo, ankorera indirimbo ebyiri, ntago naje kuzivuga hano ariko nta kibazo. Noneho hari ama stage amwe namwe nagiyeho, i Rubavu, mu Musanze n'ahandi, kandi yabaga ariho abo bahanzi bamaze gukomera ubu bakomeye. Kandi nanjye byari bimeze neza. Wenda hariho n'abari bunyibuke, ariko nta kintu navuga cyandekuraje mu by'ukuri. Ahubwo icyambere wenda ndaheraho, nari mfite imyaka mito cyane, kandi icyo gihe ubushobozi ntago bwari, nta bushobozi nari mfite bwo kuvuga nakora ibintu binini cyane, ko wenda nubwo ntivuze muri iyo myaka, urabizi abajene benshi icyo gihe bari imfubyi.
ngiye nari ndi imfubyi ntafite impamvu ntavuga impamvu aka kanya mvuga ko ntari imfubyi nuko ndi umupapa mfite responsibility, ariko icyo gihe nari ndi mu myaka nyine mitoya kandi ndi imfubyi ntafite support ifatika yatuma nkora ibintu biri perfect nk'iby'abandi bakoraga icyo gihe. Ibyo bituma mpitamo kimwe ndeka ndavuga ni na reka mbe ndetse umuziki nzaba nkukora manze ndangiza amasomo cyangwa se nzabona ubushobozi bwo gukora umuziki. Igihe rero byaje gukunda ko nasubira mu muziki, nagarutse narafashe nyine initiative yo kugenda mu murongo ndimo. Ariko mu by'ukuri mu bantu batangije umuziki, uwo muziki usa naho uri moderne, nanjye mvuze ko nashizeho itafari rwose ntabwo naba nihaze, kuko abanyarubavu barabizi n'abandi bantu benshi bambonye icyo gihe. Murakoze. Ubwo muri make nanjye uri kumbwira ngo nawe urabizi. Bien sûr. Okay. Uyu munsi urebye kariyeri yawe uyibona he ugereranyije n'ahashize? Nabyo ndabivugaho. Kariyeri yanjye ahantu nyibona, mbona ko ngewe uko meze, uko ndemwe, uko Imana yanshize ku isi, koko mu by'ukuri nta kindi yari yarantoranirije kuyiririmbira. Kariyeri yanjye ndayibona nkurikije uko imbere byari byaranze, ubu ngubu nkabona ngenda mbikora byemera gake gake. Mbona Imana ibirimo, kariyeri yanjye ifite ahazaza kandi imbere ni heza. Imana ibirimo rwose, nijeje abanyarwanda ko ngiye kubereka umuziki kandi mwiza. Murakoze. Okay. Ese hari imishinga waba ufite imbere? Imishinga ndayifite myinshi. Dufite iyi ndirimbo nshyashya yitwa Ni wowe urenze ihari ubu ngubu, ari nayo turi guplayinga, ari nayo turi kuvugaho cyane. Ariko ndimo ndategura album umwaka utaha rwose, album izaba iri hanze, n'ibindi bikorwa byinshi, amastage amwe namwe tuzayategura, n'ibitaramo. Ni ukuri abanyarwanda tubafitiye byinshi tuzabagezaho, n'abandi donc n'inshuti zarwo. Murakoze cyane. Okay. Ese waba ufite management? Kugeza ubu ngubu management ni mu rugo, ni ngiye n'umufasha wanjye twicara tukareba ikigomba gukorwa kandi tukabikora neza. Okay. Okay, ntabwo nakwibagirwa na bamwe mu bantu wenda dusengana cyangwa se abo tuziranye bavuga ati Richard uri kubikora neza, nkabona kanza akanyenyeri rwose, nabo ndabashimiye cyane. Ukiri aho ngaho mutumye nshaka kukubaza, umusanzu wowe utanga mu idini usengeramo waba uhari cyangwa wowe icyo ukora gusa uri umuhanzi? Kuko usanga kenshi abahanzi, reka tubare abahanzi ba gospel music twese hano mu Rwanda turabazi, usanga mushaka gukora ibitaramo hanze y'idini, ariko mu idini nyine ukaba utajya nk'imbere ngo uramye Imana, nyine uririmbe za ndirimbo zawe mu idini bazumve cyangwa se bazenjoying. We waba ubikora cyangwa nawe uri nk'abandi nyine tu? Wenda icyo nabyo ndabivugaho. Umuziki wanjye nkora ntabwo ndirimbira Imana, ariko ntabwo ndirimba ndi ex ku idini runaka. Ariko mu by'ukuri mfite idini mbarizwamo, kuko umukristo wese agomba kuba afite adresse. Mbarizwa mu itorero rya Zone Temple branch ya Rubavu. Nyuma yo kuririmba ntabwo mba muri korali, ndaririmba ku giti cyanjye, ariko nkora n'ivugabutumwa risanzwe, kubwiriza mu itorero, n'ibindi bikorwa byose bishobora kuba binkeneyeho mu itorero ndabikora. Uwo niwo musanzu wanjye, kandi n'indirimbo zanjye nazo nzi neza ko hari icyo zubaka cyane mu mitima y'abakristo dusengana n'abo tudasengana, n'abandi bantu bakunda umuziki muri rusange. Murakoze. Mu idini nyine indirimbo zawe ucishaho ukaziririmba muri mu itorero? Hari igihe bazikina drama, drama team, barazikina mu itorero ryacu n'andi matorero atandukanye akoresha drama. Okay. Ikindi kibazo cy'amatsiko rero mfite, nk'umuntu wabaye muri secular music, wambwiye ko hari amastage menshi wagiye ukoraho, za Gisenyi, za Musanze. Izo stage twembi tubiziranyeho cyangwa se n'abantu bari hano babizi ko izo stage uzikozeho zirinjiza, zifite akantu zinjiza. Ariko music gospel kugira umuntu azamenye uko yinjiza biragoye, akaba ariyo mpamvu rero mfite iki kibazo. Music gospel irinjiza? Ese yinjiza gute kuri mwebwe? Wenda icyambere ubundi kwikubitiro gituma dukora uyu muziki, ngiye kuvuga icyambere dukora twebwe, cyo tuba tugamije no kugira ngo tubone imitima ihembuke kandi ivugabutumwa ritambuke neza ryihute. Ariko mu by'ukuri nanone ku rundi ruhande umuziki ni business. Wenda ntabwo navuga ku amastage yacu ya gospel, wenda ntabwo ndatangira gukora
ntabwo ndatangira gutegura amakonseri, ariko natwe rwose iyo byabaye ngombwa turishyuza, icyo ni kimwe. Icya kabiri kandi n'izi mbuga zicururizaho imiziki natwe turacuruza bikagenda neza. Murakoze. Okay, ubu rero akanya dusigaje nako kuvuga kuri ni wowe urenze. Yego. Tuna closing ikiganiro cyacu, tugiye kugenda turirimba igika cya mbere tukivugeho, uririmbe chorus tuyivugeho, mbese indirimbo isobanurira abantu bamenye ngo iyi ndirimbo ni iyi ngiyi, noneho nabumva ubutumwa bwiza buyirimo bajye noneho kuyireba. Reka dutangire igitero cya mbere. Okay. N'urukundo ruhebuje rwa rundi isi yatwimye, rumwe rwemeye ikirara yararumembuje nanjye, dore nta n'ubu kutwitaho si nk'abandi bose, yangize umwana mu rugo kandi ngonge nabikwiye, mu nzira abo badakeka n'abantu batumva, n'uwapfuye uramuzura nanjye uko niko wangenje. Okay, aho ngaho ndashaka kubazamo akabazo kamwe dukomeza ku mbese nuzi ukuntu ibikabye bitondetse na karasi zitondetse, ngo urukundo yagukunze noneho hari n'ahantu uvuze ngo yazuye. Navuze nti mu nzira abantu badakeka cyangwa se mu nzira abantu batumva, n'uwapfuye Imana iramuzura. Narangiza nkavuga nti nanjye uko niko yangenje. Okay. Hari ikibazo abantu bakunda kwibaza cyangwa se hano hanze nyine abantu bakunda kuvuga ko habaho ikimenyane mu ijambo ry'Imana cyangwa se mu ibwirizabutumwa. Urugero, ngo Lazaro Yesu yamuzuye ari we wenyine wapfuye. Ntabwo Yesu yazuye Lazaro gusa, yazuye hari umwana yazuye, ntabwo ndi kumwibuka neza. Mwana igicuri. Aho yavuze ijambo ryitwa tarisa kumi, bivuga ngo gakobwa byuka. Tarisa kumi. Ndabyibutse. Yego. Kandi ubundi kuzuka ntabwo ari ubundi gupfa. Gupfa ntabwo twewe uko tubyemera, gupfa ntabwo ari gupfa mu mubiri gusa, ahubwo hari n'igihe upfa mu bugingo cyangwa ugapfa. Ibyo bita mu ndirimbo ndakomeza imbere ndabivuga, ibyo bita gupfa uhagaze. Kandi ikindi hari n'ibindi bintu bipfa mu buzima, wenda ibyo wakoraga bigapfa, business zigapfa, cyangwa se ibintu bimwe na bimwe. Ibyo byose rero Kristo iyo yahageze cyangwa se Imana iyo yabigezemo irabizura, nibyo nashaka kuvuga. Okay, twagiye aha kabiri. Yego. Dore urumugira neza waritanze ngo mbumwere, umutima urawuvura ubugingo mbimbohore, y'amakosa n'amafuti ibyahinye ngo zinsinda, yarabimbabariyeyo ngewe ubusa umwe wa kera, ninde wanciraho iteka ntera amabuye none ndi mu bamesha ibishura, mu maraso yawe Yesu ayiwandinze kurumba, niwemeye ko ndangara umbambira ihema mwami, erega ni wowe urenze. Okay. Ndakeka ni na hano hasobanutse, ariko uko byagenda kose muri buri gika ndajya nshakamo akantu nkubaza. Uravuze ngo ndi muhamesha ibishura mu maraso ya Yesu, bisobanurira abantu bumve ese koko amaraso ya Yesu arakiza nk'uko tubiririmba cyangwa uko abemeramana babivuga? Wenda ibijyanye n'abamesha ibishura biri mu byahishuwe, ntabwo muramfasha, ntabwo ndi kwibuka imirongo neza, ariko hari ahantu byagaragaraga ko abakije cyangwa se abemerewe kwinjira mu ijuru ni abamesha ibishura mu maraso y'umwana w'intama. Icyo bishatse kuvuga ni amaraso ya Kristo. Abakristo twe twemera amaraso ya Kristo ko yamenetse kugira ngo dukire. Amaraso ya Kristo yaramenetse kugira ngo abanyabyaha tubohoke. Ubwo rero iyo tuvuga ngo twameshe ibishura mu maraso ya Kristo, tuba tuvuga ko amaraso ya Kristo yamenetse kugira dukire. Muri indirimbo abantu natangiye mvuga ngo dore urumugira neza waritanze ngo mbumwere.
bivuze ngo Kristo yagiye ku musaraba aritanga kugira ngo abanyabyaha ibyaha twari dufite tubihanagurweho. Ari naho nkomeza mvuga nti ya makosa ya mafuti donc bya byaha bishobora kunsinda byanshira mu rubanza, byari kuzatuma ndimbuka, byari kuzatuma mbura ubugingo, ibyo byose Kristo yarabimbabariye. Nibyo nashaka kuvuga, ariko namara kuvuga aho nkavuga ko Kristo adakiza ubugingo gusa, ariho mpita mvuga nti nkomeza mvuga nti wandinze kurumba, wanze ko mpfapfana. Nkavuga no mu buzima busanzwe yambambiye ihema, nyine mvuga ko Kristo iyo yamaraga gukiza imitima yakizaga n'imibiri. Kristo donc nkavuga ko nyuma yo kuba Kristo akiza umutima akiza no ku mubiri, aribwo rimwe na rimwe ubona abantu tuvuga ngo Imana yatugiriye neza cyangwa se Yesu yatugiriye neza. Nibyo ngibyo navuga. Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Amen. Ngaho komeza rero ahakurikiyeho. Ahakurikiyeho ni igitero cya gatatu, aho mvuga nti mvuga ni igitero cya kabiri ngo kanze nihuke neza. Ndibuka, reka turirimbe chorus. Oh Yesu we uri inshuti nziza, uri mwiza yo undutira abandi, wita kumbabare mwami herega ni wowe urenze, wita kumbabare mwami herega ni wowe urenze. Iyo ni chorus. Tukomereza igitero. Igitero hamvuga nti dore umbere y'umubyeyi we wibutse n'inshike, wankangujijwe irizuru wari warapfuye ahagaze. Dore umbere y'umubyeyi we wibutse n'inshike, sinzakuvaho sinzakureka mwamuganje we, ariko Mana ugira neza warakoze wadukuye ku cyavu mwami we. Amen. Amen. Ese indirimbo ni gutyo imeze, na message yirumvikana. Ubwo nibaza ngo wadukuye ku cyavu, wadukuye wanyicaje n'abakomeye. Yego. Sinko kwishongora ku bantu kubereka yuko nyine hari ukuntu wameze bitandukanye nuko wari umeze. Oya, ntabwo bari kwishongora ku bantu, ahubwo hari ikintu bita ubuhamya. Ubuhamya mu by'ukuri butandukanye no kwishongora no kwirata. Kandi iyo umuntu avuga iby'Imana yakoze ntabwo bari kwishongora, ahubwo barimo aravuga ko Imana igira neza, kugira ngo na wa wundi uri mu buzima bubi cyangwa se na wa wundi uri mu buzima bubabaje yumve ko hari Imana itabara, ayegera ayisenge nawe imugirire neza. Kuko Imana ntabwo nabyita kwishongora, kuko Imana ntabwo inkunda njyenyine, kandi Imana ntabwo ibona abasenga bonyine ko ari bo bantu ikunda, ahubwo Imana abantu bose bakunda kimwe. Cyakora uwayegereye ni ukuri pe, byo ndababwiza ukuri, imugirira neza. Murakoze. Okay, ubwo mbese ni nko kuvuga ngo Imana yacu ntiyanga umunyabyaha, ahubwo yanga icyaha. Imana yacu ntiyanga umunyabyaha, yanga icyaha. Ariko noneho iyo uretse icyaha cyangwa se iyo ubwiye Imana ngo ikubabarire, irushaho kukwishimira cyane. Murakoze. Icyo dusabwa ni ukugarukira Imana. Icyo dusabwa ni ukugarukira Imana, kandi rwose mbasabe mbinginge umuntu utaragarukira Imana agarukiraho, kuko mu Mana hari amahoro, mu Mana hari ibyiza, mu Mana hari umutuzo, mu Mana hari ibyiza byose. Uyu ni umwanya mwiza wo kugarukira. Uyu ni nonaha, biremwe nonaha. Bikore none ejo sahawe. Yego rwose. Okay, noneho mbere yuko dusoza, mbere yuko duclosing ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, mbere yuko nyine njye nawe dusezeranaho, ndagira ngo ugire ubutumwa uha abantu badukurikiye kuri OZEY TV, aho tuvuga ngo show paka last. Ubutumwa natanga, mukomeze mushyigikire izi ndirimbo. Ikindi kandi ni ukuri turabashimiye, mwagize neza. OZEY ndagushimiye cyane, uri umuntu w'umugabo, Imana iguha umugisha. Abadukurikiye ndabashimiye, mwakoze, Imana iduha umugisha aho baherereye hose ku mpande enye z'isi, n'abari mu gihugu cyacu n'abaturanyi bacu ndabashimiye cyane. Kandi ni ukuri dukomeze dushyigikire umuziki nyarwanda, dukomeze dushyigikire indirimbo zihimbaza Imana, by'umwihariko mushyigikire Richard Munsi. Murakoze cyane. Richard Munsi nawe urakoze cyane. Siga umurongo w'ihumure ku bantu bose bajya gusoma. Yego murakoze cyane. Umurongo w'ihumure nababwira ni mugende musome Zaburi ya 23 umurongo wa mbere. Haravuga Zaburi ya 23 umurongo waho wa mbere. Zaburi ya 23 umurongo waho wa mbere. Iyo ni ngiri buyisome. Yisome rwose. Zaburi ya 23 umurongo waho wa mbere haravuga ngo
zaburi ya Dawidi, uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Yego uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Ku murongo wa 2, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasohoka. Amen. Nukuri uwo murongo muwigira wanyu, uwo murongo ububake kandi ubahembure. Nukuri kandi mukomeze mugubwe neza. Nukuri Imana duhana umugisha, mugize neza, murakoze cyane. Umurongo wa 6 ari no wa nyuma kuri zaburi 23 haranditse ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nyiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Ngo nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Nukuri mugubwe neza kandi ijambo ry'Imana ribubake imitima n'imibiri mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwibuke gukora subscribe kuri OZEY TV, mwibuke gukora subscribe kuri Richard Munsi. Ikindi mbabwira yuko ibintu byiza n'ibi ngibi, abatangabuhamya beza nk'aba ngaba, abatumirwa beza bafite impano runaka, bafite n'ibyo bashaka kugaragariza abantu, muhawe ikaze kuri OZEY TV. Ciao murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yego murakoze.